nsanga hariya aranyakira cyane n'urugwiro maze ebana nakomezaga ndira tu parce que numvaga ndi kubohoka niho naciye natura ndakizwa ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje kuko yari yamaze kunyiyereka yaramaze kumbwira yuko niwe nzira y'ukuri kandi niwe ahanagura amarira y'abarize bose s'il te plaît kuva icyo gihe maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje niho ubuzima bwanje bwatangiye guhinduka bwahindutse gute mu mbazi nagize amahoro mu mutima umugabo yaricaye amenya yuko nakijijwe arafata arana mu nzu niba naje n'abana banje yantaye ngo kugira ngo ngosebe mbeho nabi nkomeze muhamagare ariko je sinamuhamagaye narimo ndayoborwa na Mwuka Wera sinigeze muhamagara kuko nari nzi yuko mfite umugabo ariza abandi azangwanirira ari we Kristo Nazareti Yesu. Imana ishimwe ko wahise wumva itandukaniro ariko kubera ko turimo dukora ikiganiro nagira ngo utugire umuntu ari muri kiriya gihe cyangwa se agishidikanya kuri Yesu agifite ukundi kuri azi nihe nama wamugira kugira ngo nawe amenye ashakishe ukuri akugireho kugira ngo nawe abone amahoro atemba nk'uruzi ayimana itanga. Hari ahantu nigeze gusoma handika ngo try once with Jesus ngo niba wamaze kunanirwa hose hakuna byose byakunanira hirya no hino ukumva buriya Jésus il vient toujours mu gihe abantu bananiwe babuze inzira byose byafunze hose imiryango yose yafunganye uri mu kababaro c'est là où il vient abashaka kukwereka ko ari we yabikoze utabyitiranya n'abandi tubyitiranya n'uriya muntu personne qui donne la paix nta muntu n'umwe azaguha amahoro nta n'umuntu n'umwe azaguha umunezero. Try once with Jesus. Ibyo byose byakunaniye ugerageze na Yesu sasa. Amen. Urebe babarira ugerageze Yesu. Niki wagira inama umuntu w'umumama cyangwa se umuntu w'umuyisilamu adafite kwizera twe tuvuga hano niziye force wagize kugira ngo urebe iriya perte kuko kamwe mu gutakaza umugabo n'abana banyu byari byoroshye nigiye kiguzi bisaba kugira ngo nabo bitegure nibahitamo kuko barabizima ntabwo nabaye mu mizima ngo menye ibyo bahita bavuga ngo bikurikira umuntu yabivuyemo ese biroroha kuri bumbega mbere yuko agira ibyatakaje we byarakoroheye muri famiye muri societe usibye umugabo wagutaye waje kubyifata mu gute kugira ngo ugire imbaraga nk'izo ufite uyu munsi kugeza ubwo Imana ikubaka ubundi igihe umugabo yagiye yego nagize ikibazo nibaje ukuntu uzabaho nibaza isi abo bana nzabarira gute baziga gute ariko numvaga ihumure mu mutima ryuzuyemo ihumure rya Kristo ryarazaga rikanyuzuza rikambwira ntugire ikibazo byose ndabikora gusa muri izo nzira ebyiri iyo wakurikiye Yesu bishobora kukugora gato ushobora kubona ibintu inshuti wazitakaza wenda nako uyu mugabo ukagenda ukabaho mu buzima bukomeye ariko gihe Yesu yaratetesheje amen nafuye umugabo yaragiye mbona akazi ku munsi wa kabiri agiye naciye mbona akazi abana baje nta kibazo bagize narabareze buhoro ntabwo byari biri hayi karakazi ka très simple ndakabona ariko kandi ni abana ariko nakumva ijambo rimwe wavuze ryo kuba wayobowe n'Imana kuko ko bahubuka ngo bagenda njya n'uvuga ubuhamya bw'abantu bagiye bava mu yandi madini iyo bamaze kumenya Yesu yaravuze ngo ni jyewe inzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atanyuzeho ushobora kugira andi mizere yose ariko ntakubwira iherezo ryiza nicyo n'ikibazo nagiye n'uva abizima benshi bagenda bavuga ngo uhitamo Yesu Kristo niwe kuri hari rero inama twagira abantu wenda nifuzaga ko bamenya hari ibintu bavuga ngo bahita bakugera mu buzima wenda nko kuguca kwirukana ndetse no kukwica kubaho inama twabagira nuko bagendera kuri Mwuka Wera nkuko Petina bivuze urumva ko yavuyeyo ntavunike ntagire imvune nyinshi kudahubuka nabyo ni inama wenda dushobora kugira abantu hari n'ababigendamo buhoro kugeza ubwo n'umugabo wakizwa nagiye byumva n'abandi bagenda buhoro buhoro kugira ngo imiryango yabo itabare neza nahawe rero nko kuva icyo Mwuka Wera akubwira ukaba wumva mu mutima hari kugukomangira uyu munsi uhitemo Yesu Kristo n'inzira kuri n'ubugingo ibindi byose wabibamo wari uzi ko ushobora kubaho ubuzima bw'Imana wihishije Imana ikakuyobora ukamenya ukuri ugahumuka amaso birashoboka cyane wenda kuri Petina byanyuze ku mubabaro mwinshi
n'umuruho n'ubuhamya bwa nyina urumva ko imana yacu imana y'urugendo imana yafashe ikiza mama wawe agusigira legacy nawe urakizwa ni ukuvuga ngo imana yaragutoranije cyane twagira ngo rero dukomeze umuntu wese ari hano nagira ngo ubabwire ijambo rya nyuma n'umu ex-musulman ugire ijambo babwira kugira ngo bakurikire Yesu ngo bagusenge turangize. Bon, ikintu nabibabwira je suis très heureuse ndanezerewe cyane mu mutima mfite ubukire sinzi ukuntu nabuvuga ubwami bw'ijuru ni nk'umurima umuntu yihitiye gutya amenya ko uriya murima urimo iki imaragarita izahabu ibintu byinshi by'agaciro ngo maze aragenda afata agurisha ibintu bigiye byose cyane kugira ngo abone uriya murima nibwo bwami bw'ijuru nibwo kumenya Kristo. Njyewe ubu mfite umunezero kuko nzi yuko nzaja mu ijuru nzi yuko tuzasangira na Kristo ku ntebe imwe kandi si kuvuga ngo nibyo tubwirwa ngo muri Bible gusa ngo cyangwa nibyo ngo njyewe narabyiboneye mfite ubuhamya bufatika. Rero abamuzima bose bari kundeba ndabizi ko bigoye ndazi ko hari na bamwe bamaze kumumenya Kristo ubu aka kanya ndumva bashobora kuba bari kumva kumva ko ari ibintu ndiko ndavuga bidashoboka wenda ariko nababwiye yuko buriya Yesu aza mu bibazo iyo byakunaniye ugerageze Yesu nawe urebe umugerageze azakubera umwami n'umukiza uzaryoherwa muri wowe uzumva utunganye kandi uzaba satisfied. Yesu rero ni imana cyane ni imana yigize umuntu kandi abamwizeye bose muri Yohana 3:16 aravuga ngo imana yatanze umwana we ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Arongera abivuga ati Mose atarabaho abahanuzi bakomeye mwizera batarabaho nari ndiho je suis ni yawe ni imana yahoze ibihe byose. Rero kugira ngo tubashe kumwumva twebwe abantu yambaye umubiri binyuze mu mwuka wera. Bikira Mariya ntabwo yaryamanye n'umugabo niyo mpamvu tuvuga ngo ni umwuka w'Imana waje uba muri we. Ese niki Imana itashobora? Imana ishobora no gutwitisha umuntu ataryamanye n'umugabo cyane. Niko rero umwuka w'Imana waje muri Mariya aravuka kugira ngo tubashe kumva tubone Imana ibe muri twebwe ni Emmanuel. Rero hahiriwe abamwizeye bose abamwizeye urugendo ruracyakomeza urumva ko Fitina mu divorce iyo chapitre ntituyivuze ariko ndabizi neza ko Imana imubikiye byiza. Amen. Uracyari mwiza Imana igufitiye amasezerano menshi ndashimana kumva mfashijwe cyane n'ubuhamya bwa ku buryo numva nta bindi narenza ndagusaba rero usengere bariya abantu uzongera kugutumira wenda haje umubizimane ukwirimo utabyumva kugira ngo mubwirane babyita amasura amasurate ni nk'amashapitre donc tuganire neza kuko twe hano ntabwo dutukana tuba dushaka niba waramenye ukuri partage na mugenzi wawe hanyuma umuntu wese agataha uko abitekerezaho kuko umwuka wera ntabyigana ntabwo arwana ntiyagusanze buhoro. Yes Imana natwe turabizi ko iri bugusange kuganiriza nta wakunda Imana ngo yange umwana Bibiliya iravuga ngo niba wanze umwana nasiga umwanzi. Yego nagira ngo rero ubasengere tinyuke bakizwe baguye mu nzira yo kuri n'ubugingo kabisa. Urakoze Imana turagushima kuri iki kiganiro cyiza cyane ugihe umugisha cyane n'abacyumvishirije n'abarimo baratureba mwami ubakore ku mitima mwuka wera ubasange ubereke ibyo wanyeretse mbese ntibibe byo kumvira hano gusa ahubwo ubakoreho ujye mu bifatika uberekere bakubone maze bumve ijambo ryawe maze baze bagusange. Turashaka ko mumenya Imana Uwiteka abagirire neza ibigoye mu buzima bwanyu byose abikureho abiyereke cyane niko nabasengera abiyereke nk'ukuntu nanjye yangiriye neza kuri we. God bless you guys. Amen. Urakoze cyane turabashimye mu gufata umwanya mu kurikirana ikiganiro.